gitaramo cy'amateka mu mujyi wa Kampala Uganda. Nta wundi muhanzi wigeze ukora mu mateka nk'ayo yo guhuruza abantu 15,000 baje kumureba. Uwo nta wundi wabikoze ni Israel Mbonyi, umuhanzi wa gospel wa hano mu Rwanda. Israel Mbonyi yakoresheje igitaramo ku kibuga cya cricket Rugogo Oval. Icyo gitaramo cyabaye mu ijoro ryo kuwa 23 Kanama mu 2024, mu gihe kandi yari aherutse muri Kenya agiye gususurutsa Abanyakenya mu gitaramo cyiswe African Worship Experience. Icyo gitaramo kandi cyabaye tariki 10 Kanama muri 2024. Israel Mbonyi igihe yari ari kuri stage yahamaze igihe kigera ku masaha 2, birumvikana ko indirimbo ze zose nyinshi yari yamaze kuzinyuramo. Gusa ikintu cyamutunguraga ni uburyo yashaka gushyiramo umuziki w'indirimbo agasanga abafana be bazimutanzemo. Ikibazo tise byagendaga bite? Indirimbo za Israel Mbonyi ze nyinshi ziri mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko kubera ikintu yubatse cy'ubwamamare ibindi bihugu barazumva. Gusa ikindi kintu cyamutunguye ni uburyo yageze ku kibuga cy'indege agasanga abantu benshi baje kumwakira. Igihe Israel Mbonyi yari ari mu gitaramo cyaje gutungurana nk'uko twabikubwiye, ni uburyo yumvaga indirimbo ze zose abagande bazizi badategwa kandi baziririmba neza. Gusa ikindi kintu cyaje kumutungura, hari aho yageraga agaceceka bagakomereza mu muziki bakaza guhura nyuma. Gusa ngaho mu Buganda i Kampala ntabwo abantu 15,000 bahuruzwa n'umuntu upfuye kubaho ngaho. Bisaba kuba ari umuntu uzwi cyane kandi bakunda. Abantu 15,000 baruzuye baje kureba Israel Mbonyi ko ari buze gucurangira abakunzi be. Uyu muhanzi ntabwo yigeze atenguha abakunzi be kuko yari yitwaje abacuranzi be babimazemo igihe kandi bo mwuga babikora cyane isaha iyo ariyo yose. Gusa ngo Israel Mbonyi yamaje kuri stage amasaha agera kuri 2 ataramira abakunzi be indirimbo ze zose nyinshi yari yamaje kuzinyuramo. Gusa ngo Israel Mbonyi yavuye ku rubyiniro asanganirwa na ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda witwa Joseph Rutabana, nabo bari kumwe baza kumureba. Mbonyi abinyujije ku rukuta rwa Instagram yagize ati, Mana yanjye i Kampala mbega ijoro ryuzuye amashimwe. Wakoze Mana kubw'ibi bitangaza wankoreye, kubw'ibi bihe bitazigera byibagirana mu mitima y'abantu buzuye mu gihugu cy'i Uganda. Mbese ubundi umaze kumva ibi bintu Israel Mbonyi yakoze n'ibindi bintu byose agenda akora n'ibihembo agenda atwara, Israel Mbonyi ni muntu ki? Guhaye ikaze kuri Bugingo Empire. Waba uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hantu hose uri ubasha kuba wakumva ururimi rw'Ikinyarwanda, nitwa Joseph Bugingo. Guhaye ikaze. Israel Mbonyi cyambu ni umusore wavugiye muri DRC cyangwa se muri Democratic Republic of Congo. Yavutse tariki 20 Gicurasi mu 1992, utuye mu mujyi wa Kigali, akenshi aba yibereye Kicukiro kuko ariho yubatse inzu ye. Byumvikane ko kuri ubu ngubu ashobora kuba yujuje imyaka 32, atuye mu karere ka Gasabo. Israel Mbonyi cyambu niyo mazina yiswe n'ababyeyi be. Gusa ngo iryo zina nubwo yagizwe atabishaka, avuga ko uko agenda akura ari byo bimwumvisha ko ari byo mazina yari akwiye kwitwa.
kuva mu bwana bwe Israel Mbonyi yihebeye muzika mu ndirimbo za gospel. Kugeza ubu ngubu umuziki we wageze kure, umaze kumubera umwuga akora umunsi ku wundi, kugeza n'aho yarambitse diplome ye ya farumasi yakuye mu Buhinde. Zimwe mu ndirimbo ze za mbere harimo yankuyeho urubanza, Number One, ku migezi ndetse n'izindi. Benshi batekereza ko Israel Mbonyi yize umuziki kubera uburyo aririmbana ubuhanga, ku buryo hari abadashobora kubyumva uburyo yaba atarize muzika. Gusa mu kuri guhari ntabwo yigeze yiga muzika mu mashuri asanzwe, ahubwo avuga ko akiri umwana muto cyane yize gucuranga abyigishijwe n'umwarimu witwa Gadi. Icyo gihe avuga ko bari batuye i Musanze Ruhengeri. Ati twari 30 ariko ninjye warangije training njyenyine, nubwo nari narabanje kwangirwa kwiga bavuga ko ndi muto cyane. Ubusanzwe Mbonyi afite imyaka isaga 32. Gusa ngo ubusanzwe Mbonyi afite impamyabumenyi yakuye mu gihugu cy'Ubuhinde mu ishami rya farumasi. Ushobora kwibaza uti se Mbonyi yatangiye umwuga wo kuririmba ryari? Yatangiye kuririmba by'umwuga muri 2013 asohora indirimbo ye ya mbere ku wa 10 Werurwe mu 2014. Indirimbo ye ya mbere yise Number One, na alubumu ye ya mbere yayitiriye iyo ndirimbo yitwa Number One. Mbonyi amaze gusohora alubumu ya kane kuva muri 2014 kugeza muri 2022. Muri 2014 Israel Mbonyi yasohoye alubumu ye ya mbere ayita Number One. Muri 2017 asohora alubumu ye ya kabiri iyo yise Intashyo. Muri 2019 kandi asohora iyo yise Mbwira. Muri 2022 iyo aheruka gusohora ayita Icyambu. Alubumu ye ya mbere yitwa Number One yari igizwe n'indirimbo 8. Iya mbere yitwaga Number One, iya kabiri yankuyeho urubanza, iya gatatu ku migezi, iya kane nzi ibyo nibwira, iya gatanu ku musaraba, iya gatandatu ndanyuzwe, iya karindwi hari impamvu, iya munani agasambi. Muri 2017 Israel Mbonyi yasohoye indirimbo nyinshi harimo nka Ibihe yasohotse muri 2017, Sinzibarirwa yasohoye muri 2017. Zimwe mu ndirimbo zigize alubumu ya kane ya Israel Mbonyi zafashwe mu buryo bwa live mu gitaramo yakoze ku wa 13 Ukwakira muri 2021, mu gihe izo atabashije gukora uwo munsi zo yazikoreye muri studio. Indirimbo yakunzwe kuruta izindi ya Israel Mbonyi indirimbo yitwa Baho. Imwe mu ndirimbo za Israel Mbonyi zakunzwe kurusha izindi ni iyitwa Baho. Iyi ndirimbo yasohotse muri 2021 mu gihe abantu benshi bari bihebye kubera ibibazo, ubukene ndetse n'ubwoba byose byaterwaga n'icyorezo cya COVID-19. Indirimbo Baho ya Israel ubu imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 10 views kuri YouTube mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Ibi bidakunze kubaho muri gospel nyarwanda. Mbese twavuga ko iyi ndirimbo ya Mbonyi yesheje agahigo muri gospel nyarwanda. Gusa ngo Israel Mbonyi yagendaga atwara ibihembo bigiye bitandukanye. Muri 2017 Israel Mbonyi yagizwe umuhanzi w'umwaka muri Groove Award. Groove Award ihemba abahanzi, amakorali n'amatsinda yo kuramya no guhimbaza Imana, abanyamakuru, abatunganya indirimbo n'abafite aho bahuriye n'ivugabutumwa bahize abandi mu byiciro bitandukanye. Groove Award itegurwa na Mo Sound
Event Limited ifite inkomoko muri Kenya, ari nayo yatangiriye muri 2004, yagejeje mu Rwanda mu 2013. Insanganyamatsiko ya 2017 yagiraga iti Together we can, twabigeraho dufatanije. Turagushimiye wowe twabanye. Amazina yanjye nitwa Joseph Bugingo. Iyi channel yitwa Bugingo Empire. Dusacinge kuri YouTube, ukore subscribe. Nimba hari n'igitekerezo ushaka kuduha ucyandike muri comment, kiri buze kutugeraho. Nakubwiye ko nitwa Joseph Bugingo. Naho ubutaha, turabakunda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.